Abumva Radio Rwanda mwiriweho. Ni umwanya w'ikinamico. Umukino uyu mugoroba radio yanyu bahitiyemo nuwo ntunda Moyize yise Nzashira ingurugunzu Nkiri Ingagi. Uwo mugani wakomotse ku Umugabo Ngagi wari utuye ku musozi Ngurugunzu. Uwo mugabo akabinyanga mugayo n'indahemuka, akagerekaho na bwa buntu butiza urugi. Ariko ibigeragezo byamubayeho bitewe n'abaturanyi be barimo umugabo Semuhanuka ni byinshi cyane. Semuhanuka yamurasiye inka mu jisho ararimena, amushinga umuhunda w'icumu ku kirenge, agihagurukiraho kiratoboka. Ageza naho amubwira ati ndashaka kubaka inzu mu kirambi cyawe. Ngagi ati nta kibazo. Semuhanuka yubaka inzu mu yindi, ariko hashize iminsi mike arongera abwira Ngagi ati ndashaka kwimuka, tikani ngasiga ntwitse inzu yanjye. Ngagi aramwihorera arayitwika. Ubwo murumva ko niya Ngagi yahise ishya. Nuko arabyitegereza byose ati ni hahandi nzashira ingurugunzu Nkiri Ingagi. Ubwo yagiraga ati nzarinda mpfa ntavuye kwizima, nubwo abaturanyi banjye b'ingurugunzu batekwa ibuye rigashya. N'umugabo dusanga muri uyu mukino rero niko byamugendekeye. Ngaho nimwiyumvire namwe. Niko yewe gako akira rwose kera nari nzi kwenga ndumva ariko ko mutongeye kumbara urashira umusaza nababonye ariko nawe umenyera umunyamurumba koko umurira kugeraho wagakwani icyakazira n'imizi yewe ntabwo nko cyane humura sinakubwira ntaje bitwaye yewe kanaka akira abasaza nawe rwanda naramerwe cyane rwanda rushobora oya kandi ushobora akagira ngo ni inyama namara ari kukaramba namara ndi kumunani warutomba muye karamba nyine ntuzura nako ubwo no kare gake ariko natwongereramo nta kibazo wanga hirya ibintu biriho rwose nzabazira hari rwose ntabwo kamaze neza ko kandi twangaye ko nahimana zanareba rutukirwa yewe ntagiye kwitorera rwari ruharira ariko kandi twangwe kwa nahimana aramazi ko atakabura yo n'umukuru munyibukije ariko basha ibi ntabwo ari byo rwose ikize kare akagabo ngo nahimana koko karadukiranye pe birarangiye nimwibaze inama Imana zahaye se ko mutindera dusanze no nta nikezanyira yewe nta n'umuguri nimakadukirana bigeze hariya agira utesaho mwarimu reka tumukingira umwana wacu isirana ni gushaka iwawe kwitonda abarwema nawe abantu butizuro murabitekereza wiki koko ngira icyo mbivugaho ugi abarwema nawe gakwandi uriya mugabo Nahimana hari uwo yibye, hari uwo yari yaheziwe ngo none yaba tunena cyangwa twishisha. Hoya ibyo rwose ndibimurangwaho na gato hanyuma se hari wari wamutabaza yagize ibyago ngo amutenguhe akada hanyuma se harabigira haradutenguhe Tureneje ubundi yamperekereje umugore ari kunda. Ntiwumva se kandi rwose turana kwa muganga ngahoda yumvire nawe unafite imico myiza cyane none se gahigiwe urajya ngo kuriya muntu tumugire nko Pilato yagize Yesu nta cyaha mubonaho. Twese turubatse dufite abagore ese basha buriya ntibatugaya koko namwe nimutekereze umuntu avikanya arange azadukirana tureba koko aradukiranye rero aya none bagira utesha n'abantu batwubahaga urebye nitwe bakuru kandi nitwe dutunze byinshi batugishaga inama bakoresha ubukwe akaba ari twe dufata amagambo intebe mbese nziza ikaba ari twebwe habwa none dore Nahimana yarabyigaruye byose sha nimwica amatwi muzicuza igihe cyararenze dore aho nigaramiye gahiki akira abarone zaba ndebe ariko se muregira ngo tugire dute tumwambura isambuye badufunga kuko ndabyemezo bigaragara byo kuyimwambura tumwirukanisha ku kazi ko bwarimu kandi bamushima minisitiri ntiyabyemera tuzamugira dute ya baba yewe abantu turi babi koko niko nimwita abagabo Yosefu mwene Yakobo bakuru be igihe bari bicaye bamucira urubanza murabyibuka ibyo se kandi bije byibuka nyine
ubu rero turibo turagambanira uwera muzi uko byabagendekeye wekanira umugisha wundi anyibuye kandi yenda turamucira ko Imana imucira kanzu naho shitani zabe 5 zikibumba zikabimwe sinarutangirira nabi naho Imana ndabyanze ndetse ndaratashye ndigende utawuje garuka sha kwito garuka abashabu retse kugenda kwito nurenga kwito aratuvamo ushaho gakwa yarangiye pe wakunyize mu mwana wawe rwose yakagaruka natuvamo baratumanika ibyacu birashize nibabwiye reka badushira mu kagozi mubone amavanjiri ku gisozi ibindi bicimo kagira Imana turashize birarangiye neza ko tuvamo ni muhumure rwose twose rimwe injira sibyo Bitewe kandi wa mwana wo kana Imana avuye hano ngo se yaramutumye hora ngo arabashaka ngahore ubwo yamenye ko twese turi hano wavuye mu ngo zanye sanga mutariyo ageze hano rero uvuga ko bose bari hano evuze by'abagore nari vuritse yego Rwanda mbera cyetse niba hari umurimo mugambanira abagabo bamwe inzoga barihishira tunyareke twumvisha dushakira da ubwo naho bota yewe ejo ku mugoroba ndabatumiye nzaba mfite akandi kagwa nzaba ngafite kameze ngaka cyane papa byandenzeho pe special itere tuzi tuje kwa naho Imana mwabagome rwose amazinda sigaranye n'inkondi mwahushe ku nyamahari ku cyumweru twabwiye naho Imana muri nuko aza kumbwira ko ntumiye kwa gatatu ku gicamunsi ko ari ijambo risize umuntu ashaka kumbwira naribagiwe pe none ahubwo muzi n'ibindi mureke tunyarukiriyo reka tugende tugomba kumva iryo jambo rwose wenda ryawe yera harwo umuntu yabona agatama akongera kwaka warumaze kuduha rero tuzibura ntazibura yo mukungu zadusimbuye yewe amagabo yagezo n'igitangaza rwose kwitonda karame ngero abantu muri kumwe kuduterana hano birashimishije kandi akoze umutima gasesekara ku munwa ngira mwese muzi uko maze imyaka 10 yose nkigere no rero nakiriwe ni Umugabo Ngagi nshumbikwe amezi 7 yose akamfasha gushaka umuntu wakugiye neza yo gutyo ntamwibagirwa niyo mpamvu nabatumiye kugira ngo mubashimire mu maso yanyu iryo shimwe rigaherekezwa n'iriya nyana muhaye iriya nyana mureba hariya haruguru mushimira ibyiza byose yangiriye iriya nyana rero izamubera urwibutso rw'ishima ryanjye nimutuze nkomeze mutuze twumvikane mu gihe rero muri akanya mwaganiraga namwe mukoma no mu mashyiga higi arambwiye ngo ibijya gushya birashyuha none tumutega amatwi adusabye ijambo bwana naho Imana koze cyane urakoze cyane rwose kuko werekanye igihango guhumuntu inka ndabwira cyane abakiri bato guhumuntu inka ntabwo byerekana ko uyitanze akize cyangwa tunze kurusha uyihawe ahubwo byerekana urukundo umwana w'abantu bombi baba bafitanye ibyo naho Imana yavuze ntacyo mikemangaho ahubwo nabyuzurisha mvuga ko kuri Pasika nzabatirisha umwana haba rwose musabye kuzamumbyarira muri batisimo tugatambutsa amazi nta kibazo rwose iryo jambo rya gahegero rwose nanjye nabasabaga rwose ko mwakongera mukari mushimira kuko nanjye ndumva nishimye ni byiza rwose ahasigaye rero dore umunsi uciye ikibu abarara turabasasira n'abashaka gutaha kandi nabo turabaherekeza ariko mu izina ry'umuryango wanjye wose turabashimiye byimazeyo ntibakongera
Kamera gahi. Cyahumeka. Twaje. Bite shaka kwa. Ndaho nakomeye ntacyo mbaye mamba. Cyangwa gahi. Muri barutita umugambi rwose. Komera. Yampaye. Kwitonda mumuzanije ikira. Uzanyereye. Kwito. Namuraho. Komera gusa. Ngaho ni mwicare. Ni mwicare ndaje. Murakoze. Nuko. Spesio. Nakakaba unasubiza abandi. Ikoyi. Ese mwageze mu y'amahorora? Igoda. Ngiye burya narahatinze. Mwazindi nzoga za kizungu nyinshi ntanazi n'ubwoko. Katazibuze. Ndahubwo wari wahawe n'inka. Ariko basha. Abaturage yabadutwaye pe. Ahubwo tutagize bwangu. Turimuka ari twebwe kuri umurenge. Neza nisa. Ashobora kisamba. Uravuga iki? Nsekere. Nuko mugore mwiza. Komera madame. Munahoga ko. Yo madame. Yego. Ayo mirase Baraho. Naho rwasaze ndakapfa ndagize. Nari mbaherutse. Hari byo nari mugiyemo hano mu gikari. N'undi ntitugumanye. Oya nta ngorane rwose. Nta kibitwaye. Enda nkubanze shaho ndumva utangiye kuvuga menshi. Nikuye. Murabona kuko ngo nayo Imana arashaka kunyemeraho. Tumeze se yose. Mwereke ko mpayinkara. Kavuga kisuko koko. Yago numijwe na biriya biyoga byose. Gitangaza. Cyane ikijinya rwose yego. Kwikanga. Mbabwije ukuri ko azagenda yiteye gusa ruriya ruhu rw'inka ye. Ahubwo hari ibanga nari bagiye kubamenera. Umugenzuzi w'amashuri afite ubwoba kuturusha. Azi neza ko azamusimbura pe. None umugambi n'umwe ahubwo ategereje inama yacu. Tumuvanishe ku kazi nta kindi. Rimire. Wamuhera hehe. Ceceka yewe byararangiye. Ku kazi. Umugenzuzi w'amashuri yateguye inzandiko izi ebyiri. Zose. Rumwe muri ko kubaganya udukobwa yigisha. Kwigisha. Ubundi usaba ko yahabwa ikiruhuko cy'amezi 9 yose. Twamushoboye. Aragatuye umugenzuzi ko ari nyagengera. Bamushoboye. Ubagize ngo sinibyo gusa. Yongeye havuga ko abajwe no kubura ngo umwarimu w'umunyamurava mwokajya ngo. Azifiko na. Ariko ngo namara kurerwa mu mutwe bazamusubirana. Niko aho mwumva nambo. Ariko se ariko icyemezo kizava hehe cyerekana ko kubaganya utwo dukobwa. Bagize ngo turabana sha. Nanjye maze kwandika izindi nzandiko ebyiri. Umwe narwandikiye minisitiri w'uburezi. Mubwira iby'umwarimu naho Imana yakoreye agakobwa kanjye. None ngohereza prefi. Yewe ibyo nabyigobotora amazagenda ganza iki. Ameganshiriza. Ariko se shaka ko umugore we nawe yigisha akaba yori binote murabona ko bizamutwara iki. Mukamutima mwene Kamanzi. Ndamwiziye kandi ndamufite nshya. Umufite ute? Reka ahubwo tubitega amaso. Tuzaba tureba icyo bizabyara. Uyu muntu taramuhemukiye basha. Kose Imana izabitubaza. Uri mu Imana izabitubaza rwose. Ariko se niko mureke mbesabira akantu gatoya. Ni wewe ndusaba 10. Ariko utaduhindurira umugambi. Dore mfite muramu wanjye hari urangije serayi. None ndagira ngo murebe ko mwantekurira azabasimbuye naho Imana muri ayo mezi 9. Ibyo nabyo. Ibintu n'abantu tuza guza. Yewe gahi. Turatashe. Yewe nivyo. Turatashe no gutegereza iby'impano y'Imana izaduha. Yewe impano y'Imana, impano ya shitana ahubwo. Yewe ndibwira se ko Imana izadushyigikira muri uriya mugambi wo kugirira nabo umuntu. Yewe nimwiyambaze Lucifer ahubwo. Ntabindi ntabyo. Ariko sa we sinzi ibintu uri gitondo wakontonze uko nguko. Mama wawe namara kurya y'amezi 3 niho uzumva ko Imana itagufashije. Ngaho ratamberekereze. Ngaho uzagira icyo yumva mbere azabitumenyeshe. Ibyo byiza. Mwihorere gahe mwihorere. Dori mbwijugunyira akanyama. Ikarekeraho kumuka kandi dahasi. Kubera ko akanyama naho nari umugambi none ukukomeraho kandi. Kumukomeraho ibyo banga. ahantu
wanyohereje igitaraganya n'ubuhorora ngo nzajyayo ejo reka nsome numve. Voyons. Uyu mwarimu yarasaze vraiment. Reka ndebe kuri za kote ze. Très bon. Élite. Pas possible. Gukora neza se nibyo byamusarishije. Ibaro yindi siravuga iki? Kuri nyakubahwa minisitiri w'uburezi. Bandikiye ibaruwa mbamenyesha ko ntashimishijwe n'ibyo umwarimu Nahimana yakoreye agakoba kanjye. Ariko umugenzuzi w'amashuri yavuze ko umwarimu arwaye mu mutwe. None nkaba nabasabaga kumuhagarika ku kazi nibura amezi 9. Mbaye mbashimiye. Nigega hiki. Ebentura. Uyu mwarimu nta kopi inspecteur yamuhaye. Inspecteur ni umuturage bahurije hamwe ku makiri igihano kimwe. Kote ze ni okay. Ibintu biri mu itiko. Halo. Mwiriwe. Ni directeur ubwe muvugana. Ikiraka? Ngabaze cyangwa dore bene yanjye maze iminsi 2 nta kazi. Kuzakora amasafari 50? Injira. Muraho neza. Yego. Amahoro. Yego. Makuru yanyise. Meza. Nshobora kubona na directeur? Kazi ni kumukubira. Ndamubwira ko witonde. Ubwire ko ari mwarimu Nahimana. Mwarimu witwa Nahimana ngo arabifuza. Yambaye ati? Yambaye nk'abandi da. Agaruka inyuma saa 6. Uzi kugaruka nyuma saa 6. Nyuma saa 6? Murakoze ngo mwirirweho. Mwirirwe na. Urabizi Mari? Uriya ni wa mugabo wandikiye bahagarika ku kazi ngo yasaze. Reka bati nde base yitonze. Yenda yasaze bimujunjika. Akagira isuku n'ikinyabupfura kuriya. Mfati. Yewe iyo bazaga hano barasaze nk'uriya twagira amahoro. Uribuka wa mugabo wazaga hano twamubwira ko diregitera adahari agakubita urugi agira ngo manfe. Ubwo se niwe muzima? Reka naza kugaruka hano tuze kumuganiriza twumve. Ugiye kwirwa kugira we. Ngiriwe Nahima. Neza. Muraho. Nahima biti. Wapi. Sinaguye ko bambwe ngaruka nyuma saa 6. None ubu nzazira. Bafite akazi kenshi da. Kahore. Uyu ni wa mugabo nakubwiraga yitwa Kadogo. Nawe musobanuriye byose nta kibazo. Mukomere Kadogo we. Mukomere cyane. Ubwirira bari hariya batuzanira ebyiri 3 badushyira n'inkoko. Inkoko imwe cyangwa ebyiri? Bashyiraho ebyiri gusa n'inkoko imwe abantu 3 hari icyagihenda. Naho ubone nzabitunganya rwose. Biriya bintu nzabitunganya. Ayo mama wanjye wajujuje gutyo tuza kubitunganya ariko twatanze 40,000 mu bushere. 40?
niko se yose ijya ko ntarabona se oya byihorere yewe se udufaranga tw'abarimu ushakire gusa 10,000 azarengaho nzabwira akaryango tiyongereho après tunakweretswe n'inshuti kandi burya inshuti gusiga indi byose ndibwo nibyo karya usanga nyine namubwira kuko twatabaye muramu wanjye oya niyizere jane wiyemeje kandi ndakuze kashi nta bizashoboka nta kibazo turi ngaya amafaranga 10,000 aya nayo nishyuye bira twafashe unahesha kugira utavuvuye kuri biriya bisiga ntabwo mvuvuyeho ndabona bishobora kuza gutinda kandi rero nashaka kugira ngo njyaho nshumbika hakiri kare umutaha mu rwundi ataha kare kandi ganumvaga ndwaye no mu nda ibyo nta kibazo gihari ntangorane nahimba nta kibazo ubwo ejo saa tanu zuzuye tuzahurira oya nako saa sita ugira umugoroba mwiza namwe maze muramuke ngaho muramuke ugeze ko ibyo bintu muzabigerageza bizatungana ariko wowe hati umuntu kurya mureka atomoke yakubwiye ko arwaye ingurube irwaye imisaya ntibuze izindi guhekenya naho tubona ni nko ebyiri aragira ngo twishe umuzungu va nawe barabanza baza nimwe tuyikokore nyuma indi tuze kuyikuza nyuma dutaha kadogo hereza amafaranga yanjye ndakuze ku mafaranga ndafatwa dore ko urukundo kuvuna amafaranga ruturweze yadukunze enda ese sha burya mukakurya uzi ko yeza gukunda none se ntafasha kubona ifunguro rintuga buri munsi duhe ifunguro riduhwiriye none ntuzaduhore ibyaha byacu nk'uko natwe tutabihora bitugerera umva rero ushahu ejo naza kundeba nzamubwira ko bakubwiye kuzabitunganya urumva ndakumva cyane ubu ni turi kuwa kabiri azarambirwa ashake gutaha nzamwizeza ko nzamutuma nibyo ndabundi si mu mujyi wawe mudatetse umutwe ukazahereza hehe ndabona naza nkuko zije vuba da ndabona si ikindi kirakuzambwira nzakubwira ariko nawe umujyi ni umujyi monshe tuzaniye amazi sha niko nahima ko ku cyumweru cyose Kigali aha yewe umenye ibyo bakuvuzeho byaba ari impamo ako ntasemuka muti ntago cyumweru cyose ni koko ubase cyumweru maze nako iminsi ine niyo guhinda ibitekerezo ukagira umutima utyaye nk'ihembe ry'inka yica tangaza rwose ariko burya abagore nta uvuga ngo abagore ti nagiye muri ministeri ingize batugaruka nimugoroba iyo batuzazisho bukenererwayo saa 10 zigeze ngo nzandike bazansubize mpora n'urya mwene wanyu karyango ndemutekereza nyire ku muntu uzabimfasha manshi 10,000 ndabimuha mbonye bitinze mitamo gutaha kubera n'abatisime b'amwana kwa Gahigi karyango yanyijeje ko bazabitunganya kandi ko azantumaho cyangwa se akaziziraje no kubasura kuko ibintu byifashe karyango mwahuye uriya munyoni kabuhariwe karyango se papa yewe ibyo 10,000 gusa menya gusa yuko wabitaye cyangwa wagiye mu maraha i Kigali indazira yo kuryana none ugahembera ubesera mwene wacu karyango ntabwo gushira amakenga mukamuti oya ubifata uko byumva oya nahima byemaze kunanirwa ibyo ubifata uko byumva gusa nagira gute nuko nko ibintu bimeze nabifata uko mbyumva nyine niko bimeze bwira abana bajyane zanzagwa kwa Gahigi zirariyo ega byose bizamenyekana babwire bajyane nzagwa kwa Gahigi niko nkubwiye nta bindi byo nushaka kubyikuremo byo utekereza agenda bona bagire vuba hu
yawe ngana n'umukino ko mwayizoga ibintu byitwa kwenga ndabizi cyane ubyo na data yarabishoboye musaga se ko tuba babagora ngo murebe nawe cyangwa mwakagira uburi nzoga washaka nta kibazo ndabizi mukomeza mu wegeri ndabasaba ijambo yango mbasaba ijambo gato cyangwa mwabagore murakoze rwose mbanje gushimira mwese abaje hano kwifatanya nanjye muri uyu munsi mukuru ya muhungu wanjye wabatijwe ariko cyane cyane shimiye umubyeyi we wamubyaye muri batisimu uyu munsi ari we bwana Nahimana Forduarity ndacyakomeza niyo mpamvu rero nagira ngo ndeye yuko dutaha Nahimana yabanza gasuhuza abaturage bakoraniye aha ngaha bamfasha kwishimira nyine uyu munsi mukuru ndumva Nahimana ijambo ryawe. Murakoze bwana Gahegi. Mbe na mbere rero mbanje gusuhuza izi nshuti n'abaturanyi bitabiye kuza kwizihiza ibirori by'umwana wacu Karoli wabatijwe none. Bese muraho mwese? Mukomere. Kuba rero muri hano byerekanye umubano mwiza mufitanye na Gahegi uyu. Mbasabye kumushimira mukamumpera amashyi. Turayamo. Nanjye ubwanjye yanyeretse icyizere n'urukundo afitiye umwana we Karoli kumuhagararira muri batisimu. Mbasabye kongera kumumpera amashyi. Uriya mwana Karoli nawe rero murabona ko ari umujyambere arajya ejuru. Imyaka iri imbere tuzamwubakira. Tugomba rero kubitekereza hakiri kare. Niyo mpamvu umuhayira nyana mureba hariya haruguru. Ayo rero rwose mu magambo make akaba ariyo nari mfite kubabwira. Kandi bwana Gahegi nagira ngo nkubwire ko tubona umunsi uciye n'ikibu kugira ngo tugusezere uko turajya kure. Murakoze. Murakoze bwana Nahimana kuyavuga siko kuyamara. Ubwo mukanya turabaherekeza. N'abandi bashaka bakomeze batikureho nta ngorane. Ibintu rwose turabaherekeza mukanya. None se Gahegi ibintu birahari rwose. Ese ahari umubano ugira ngo burya ni Imana ngo ibihari rwose. Ariko nanjye ntabwo mwambanye. Kandi tumwe kwa hasinde. Yego di. Rubese musiga mu gitayiro. Kandi koko ziko wagira ngo ujya uko burya ngo hasinde we ndaranguye wanjye. Sanzo ugira ukagurisha. Undi bazirangura hasi wanjye. Arirangira nawe. Haranira gutaka inzu yawe mu marangi karite kandi akorewe hano mu Rwanda kuko ibanga Mako Paint yarivumbuye ikaba ifite amarangi y'amazi yo mu rwego rwisumbuye kandi aramba cyane. Siga inkuta z'inzu yawe silk vinyl kuko ari irangi rigenewe gusigwa mu nzu imbere. Siga inkuta z'inzu yawe hanze irangi rya Weatherguard. Uwakoresheje Wall Master ya Mako Paint aba afite garanti ku nkuta zikomeye kurushaho. Hamagara 0788 uhabwe ibisobanuro birambuye. Mako Paint uguhitamo nyako. Ni mwegere neshaho gakwa. Mwegere twinegure rwose. Ibyo byatunganye rwose. Byagenze neza rwose. Byagenze neza. Akwandi nawe kwitonda rwose mbese nawe harurema. Asha. Ni igiti. Kwari igiti. Ni igiti pe. Ni igiti rwose. Niwe yahubwo. Umuntu wirukanye ku kazi kuriya
ariko ntibimuhindura akaba agitanga amaka. Reka yibwira ngo umutima mwiza aseka ubona rwose ndasubiye mu bwiye. Agiye kubizambya umuhungu wawe inka. Agira ubuntu butiza urugi. Oya biranja mu rwose nimutayino. Oya birahene mwe muretse mbabwiye. Oya nimutayisha nimutaye ndabimbi murabeho sinabaherekeje mugende. Oya ntibibaho kare kantera umutwe ngiye kuryamana ngiye kwijyana na Imana arakuzukura yarakaye twigende hatarakajwe ni dore muze twitangire kugende wabyanditse n'ibindi nta bintu tuzaba tugaruka. Angeze muri banki centrale sibiro bya directeur nibeye comptabilité hano kuri za kesi sibiro bya directeur navuye iwanjye niyemeje kuba na directeur wa banki twamwambuye akazi tumwambura amafaranga hasigaye no kumwambura intanga ye agahita ava kwizima agatumuka akagwanzindi urumva rero pura yanjye icyambere urumva muri iyi minsi tuzaburira abantu bajya kwa Nahimana nijoro batera amabuye ku mabati y'inzu ye. Uretse rero nkubwira uhere ko yari abantu uza ba ideo bo kwa bahasina no kubana stazi bose bamwe bacamwe bacuza inzabo ibyabirana birabishoboye bamara guhago bazahitera ntabwo azasinzira nane warashye iyo rero yeguye ntabwo tuzahagarara aho ngaho ngo turindire ibyo bizatanga. Muranyumva turakumva hagati aho muranyumva neza turakumva neza aho yibivumvura ugiye kuturambira icya kabiri nkunda guca ku muharuro kwa Nahimana nkasanga kagakobwa k'imfura gahetse karumura kawe zabushyira mu ntoki zagakore ku munwa se nukakinisha imizogiri zirenge twajajariye utagutanzura mutanga ko mudakupfa yakoye kwibiranja mu nda kwita umwana wa Nahimana kuvusa amaraso nababwiye nti ukubita vuba kandi agakubita cyane kandi bisubiyemo utagutanze uramutanga naho ndi kuvusha amaraso hazavira mu nda bimbwiye ikisegero asya ndabyemeye jewe gahigi kahizisha n'inshira ni handi hacu ndabyemeye nanje habarurema azamwicaza mukuriho wese kwitondora bivuga iki rwose kiriya gitabo muga murakiziziki uko yabaye ariko rimbwamo oya reka mbabwire uwo mwanzi nisi aba ari we mwicariro iyo byashobokaga ngo mumute mu rwobo yenda yagira amahirwe nka Yozefu mwene Yakobo. Oya twishe se twaba duhemukiye abantu ntimugashake kandi guhemuka niyapfa umwana isazarira abandi cyangwa byara abandi cyangwa nitumenesha ino azabwagurira ahandi hasike yewe reka turekera madamu ngo bari hafi kuza ose gakwandi wabudo igihe kingana iki kugira ngo bitungane mu byumweru bibiri tuzahurire hano none reka mbarenze irembo ubwo umugambi ni ngo nguwo nta kundi byagenda agomba nuko muheko agenda rwose oya nta kindi agende Imana iyi baruwa y'inavanye muri banki centrale iramfasha kugera iwe mu rugo. Yamwa ukana Imana karame waramutseho waramutse gakwa waramutseho yego biteze ko waritemye aritemye nari mbafitiye ubutumwa ejo niri i Kigali ngiye gushaka uburyo nabitsa bwa mbere muri banki centrale Directeur waho amenye ko ntuyino amurwani konzanira umugabo wawe nyine ngire no bwije kandi naze kurutinda ntazi kirurimo byiza turebe reba
koko ni ya mucuti we diregiteri wa banki santarare yitwa Ntazinda. Bana banyu barazinduka ye. Ese kamwe muherutse kubyara karaho? Gatangiye guseka da. Dore ngaka ariya mukuru wako aragahetse. Tambuka se wicare nze ndumushyire. Aka. Ndaje reka mbaze nisuriza kana. Uraho di. Uraho. Karasinziriye. Tuzi kari masada. Seka. Mama shenge we karasetse. Nyina hari ibyaye pe. Nsanze afasha gatotsi. Karasinziriye. Ese wagize ngo turacyasinziraho gacuka we? Kubera iki? Reka ta yari maso abantu bamaze iminsi barara batera amabuye hejuru y'inzu bukarinda bucya. Nose? Reka ntitukigoheka. Kuki se mudatabaza? Urabapfa koko? Yaranze da. Ngo bajye bayatera nibarambirwa batahe. Wagira ngo murabihamagarira da. Abantu baterwa se nimutabaze. Ngo naruca gute koko? Yewe byose bizamenyekana ngo agatinze kazaza n'amenyo ya ruguru. Yewe reka nkureka nigendere. Ngaho bushi. Bose nta wabivuga. Genda ngaho mwirirwe. Mwirirwe. Ko tuzaba twongera tubonane. Nimbona kanya nzaba ngaruka nze kureba nyine uko umeze. Daga kana kuko kazize iki? Byangwa biraboneka bose abandi mawe. Ikinamico meza. Kana. Ndetse. Kuyita. Kuri umusozi ni ibiki? Bahimana afite ibyago. Rego ubuzima bwe ni kumera. Hano byihore none se wagira Teko nagira ngo mbashimire ko mwaje kwifatanya nanjye muri aka kababaro. Inshuti niho imenya mu byishimo gusa imenya no mu byago. Kwa nanjye turi kumusimba avuyemo. Nihagira ugira ibyago uretse ko ntawe nabyifuriza zamufasha uko ashoboye kose. Kwabara kandi tubyibagize kuko ni ikintu kizaduharamo mu gihe tukiri kuri iyi si. None wangira ngo turuhuke dore burije, abarara barare, abagende bagende. Yani byo koko byo. Kwihangana niko ibyisi bimera. Kwihangana. None se Ese twifatanyije nawe mu kababa. Yego. Kandi komanga nindi. Yewe karibu. Mwaramutse. Twaje. Mwaramutse gakwa. Bite kwitonda we. Mukomere. Aho habaruri. Komera gahi. Twaje. Cyane mwicare rwose. Ese muraciye koze rwagwara. Bakagenda rwonyine. Ubwo kwegamana urwabuze ba nyirarwo. Ngamazanire ka Gisenyi. Ngamazanire. Imana zakwe kugasi. Yaratunaniye nta kundi. Amaherezo zakagwaho nzi wigirengo. Mureke. Yego nibwo agiye kuzakundwa kurusha mbere. Akundwa nande? Akundwa kurusha mbere. Buretse shaka kwita. Nanone ni hahandi. Urumva? Ariko ni ngombwa kugeza ku ndunduro. Ngenda cyabivuga. Umugore wafite ibihumbi 40. 40 rwose. Aje yose. 40 yuzuye. Agashingura cumu tugiye kujya mu mutungo wa Nahimana. Umugore washaka tumujyana mu bapfumu. Kandi umupfumu naramubonye. Kashobotse. Aramumubwiye. Mwekereye turya ibihumbi 40. Ibyo nibyo. Umwe 10. Yari ifaranga kwitonda aritabire. Yamara yerera tunandi. Bom. Turya ibihumbi 40. Nyuma tumutanye n'umugore we. Yenda yava kwizima. Basha niyanga tuzamuyoboke. Umupfumu se ninde? No kwegukaho azagenda atareba inyuma. Yabura umugore wese agasigara ashaka ikintu. Umupfumu niwe habarurimo. So rero mwoka byaramo. Ni wowe namusobanuye ko ari wowe uzi guhamagara umupfumu umuhanga cyane. Gahi. Wasaze. Sarane. Zamenya pfuma gute?
azabikubwira ngo urumva we abarwemo vuga twumve. namuha igihe cy'ukwezi. muri icyo gihe cy'ukwezi tuzakoramo iki? tubwiye twambwiye ko umugore wawe azajya kwaramira iwabo, ahubwo arazinduka mu gitondo kare. ni ubuhoro. kurikira rero tuzubaka akazu k'ikigonyi mu gikari wawe, kuko uzabitunganyirizamo. ducukura umuyoboro munini uvuye mu mashyiga tuzaba twashyize muri ako kagonyi, tuwuhingutse inyuma. uranyumva? ndakumva. dutayemo umugano muremure kuva mu ziko kuyira hanze mbese nyine. dufate imizinga y'inzuki nk'ine cyangwa 5 irimo inzuki, tuyishyiraho mu gikari. tuhatere n'ibihuru byinshi mbese hasibangane neza neza. urumva? hasigaraho umugano utungukira gusa honyine, ahasigaye dukora akazi kacu. ubwo se nzaragura gute? cyo nabyo nzamuzana. twinjire muri ka kagonyi nka 12 za nimugoroba, mvuge ko ari ugutegereza igihe umupfumu azira. hanyuma rero nkamusobanurira ko uwo mupfumu aza kuza mu muriro. ntabwo ubyumva? ndabyumva. ubwo rero wowe Habarurema uzadusiga aho ngaho mu kagonyi nka 4 z'ijoro. bivuge yuko yakwihanangirije ko atagomba kuhagusanga kuko umugore wawe ari iwabo. murakurikira? turakurikira rwose. aha Gahigi ntabonzwa na kamwe. bitangiye kuzarata, bitangiye kuzagira vuba gusa. ubwo ntiyashira umwanya wowe Habaruriye mu nyonyombe ujye mu gikari, umva, ufate cya gihe cy'umugano uhuhemo. ubwo natwe tuzaba twacanye umuriro w'ikome, ibishashi n'ibishirira bitaruke, mubwire ko umuzima agiye kuza, abitegurije mubaza. nihamara akanya gato uvugire muti naje rwamuriro. uhemutse n'amutamaza ngaho nimumubwire numve, bisubiremo. urumva? nuko bitangiye gutyo, birangiye gutyo. vaje igikomeye kirimo. yemwe abanyamayeri baba benshi. n'abanyamayeri buzuye. inzuki se n'ibihuru bimaze iki? ndakumva ko kandi wakurikiye. inzuki ni ukugira ngo nyamugore atazashaka kujya kwituma. umva gusa, umva, atazashaka kujya kwituma agaturumbuka ajya kwikinga inyuma y'ikigonyi. urumva? agasanga yo Habarurema bikaba birapfuye. birapfuye byose. mbese hagomba kuba ahantu hatinyitse ku buryo n'undi wese atahisukira azi ko hari inzuki. yewe ndabyumvise. ayo turayariye. nukuyarya ahubwo uwo mutwe ni ugukomeza agahiye. ibyo rwose twe guta igihe nabicakiye. utabyumva akanazabyumvira mu buryohe bw'ibihumbi 10. reka tugere dore burije. aho ubundi uwashaka yaragura ntabibonye. reka n'abariruka babigira bakarya y'indangare. ngaho mugende neza, uzabona tuje tariki ya mbere z'ukwezi gutaha. ariko ku cyumweru rero nimva mu misa ya mbere nzanyuraho ndebe uko mwabyiteguye, uko babitunganyije mbese. ngaho mugende amahoro. yego musiga yandi. yewe ko Habarurema amaze kuba umukungu, abona izi ntoki zose ra amafaranga se amaze kuba umukungu rwose. amuzanira mujye murera. ntabwo ari uragura nuko nuko banza hari ari uhamagara uwo mupfumu wabo. amafaranga se se bayaha niwe bayaha niwe yamutekereza. yemwe kwa Habarurema karibu Gahigi we. amakuru kira aho muraho mukomere. amakuru ni meza Habarurema we. muraho se. mukomere. ndi hamwe na madamu Nahimana. nyine nukureba ukuntu twamusayidira. iteka mukomere. mwicare. nibyo danari mbategereje. ariko hari ibibazo bambaye ngo mbanze kubabaza. niko madamu ufite 40. njyewe nabizanye. ibintu ushaka kumenya ntabwo bizo ukaba wigiza nkana kuko byakogwa nabi. ntabyo nzi nambata. wemeye guhakana Imana yazanywe n'abazungu? naje hano nabyiyemeje. muze rero tuzi inyuma mu ngoro ye dutegereze. ni mwinjire kandi ntihagire uvuga. ntihagire uvuga naza aramwokesha umuriro, ahubwo mukomeze mucane mu mashiga. umuriro w'igikatu. ubwo rero mubona ibishirira bitangiye kwitera hejuru, ubwo araba ari hafi kuza. inde
reka yewe ndaho umuvuga atararangiza akazi ki nikuzi wese ntabwo uza kuba hari habarure yahanjanga yanyica cyose umugore wanje ari mu rugo mwitegure rero babwiye mwabyumvise twabyumvise ndaguhemba n'impamo y'Imana urambemba nyine ndiwe no guhambira utwanjye gusa sikiwe ubona ngo mbane n'umwanzi imyaka ingahe yose ntarabimenya ewe kuko ngo umwana w'umupfu yitera inkanda y'uruhu rw'inka yicaga nyina azagwe ku gasi kanze mwandikire rwandiko musezereho naza rusange hano nge ndahafashe reka mbere nabonaga agendera ku magare afite amafiyeri avuga nti mbonye umugabo ukize uriho neza none koko agiye no kuzira imyenda n'ubuhemu bwe reka ngaho aje iwacu n'amamodoka y'amatirano sinakubwira ubu ko amayoga y'amoko yose imodoka zingana n'izo mu birori nanjye nkibwira ko bizahora kuriya none nta n'urwara rwo kwishima agiye byayekana ariko ndacyafite itoto agenda azagwe ku gasi urabona ko sikana ngo ruvuyemo ukagira imana mbi ufungure numva icyo ruvugara kuri bwana Nahimana kubona narabanye nawe igihe kirekire tukabyarana biniri mu kamutima se kuri bwana Nahimana kubona narabanye nawe igihe kirekire tukabyarana ukiyibisha amafaranga ngo uzayarye wenyine yemwe sinshidikanya ko nuriya mwana atari wowe wamwitanye mwisemo kuvanamo akanjye karenge niba kandi uzi ubwenge uzimo kujya ahandi abana basigaye ndabatwaye ntubagiye kumpekura ndora ibi byose nkubwiye mbifitiye ibyemezo uhorana imana yawe uwari uwawe mukamutima abadapfuye barabonana esikiwe genda uragiye imiyaga nk'iyindi paje gusa n'abana banjye ujyanye ariko ni hahandi hawe nsaza kubajyana gusa ntabyo imbeshyira byo uvuga ibyo ushaka injira muraho Madrid komera aho na mahoro komera mukomere niko seka mbaze nagateye mwicare murakoze cyane bari mwicare mukuru ni meza yongiye wanyu yewe ni meza natwe turabona turabora buhoro rwose mutubare twabuze uko twaza ibyago mwagize twarabimenye ahorane iki cyakora gihe bwari gucya ingi burayi mu nama nicyo cyabiteye nari impindukiye nimugoroba ubu nibwo warabije rero madamu na n'ubu aracyarwaje kakana kararembye pe kakana kanyu karacyarwaye kagahungu kararwaye ni niyo mpamvu ubu ngubu tutazanye rwose mubyihanganire yewe ntacyo gutinda si uguhera kandi birumvikana kazakire gusa saba imana ntibishaka kazakira waba warabonye se barwana kwandikiye yewe narayibonye kandi narabashimye nuko ni byiza narenze ko nzanyaruka nkaza kubashimira nuko haziramo bira byago ngira ngo murumva nuko mutandenganya ariko si Nahima uwo mwana yawe yarazize iki koko
igisebo kabyara wogira ngo dore yarembye saa 3 za mu gitondo. Gitondo tumujyana kwa muganga. Saa 5 nuko karitarura bapimye basanga ari uburozi bamuhaye. Ntibishoboka. Uburozi ntabwo uragerageza kuperereza ngo murebe rwose abantu baba barahageze muri icyo gitondo? Erega biragoye. Biragoye rwose. Bikoye gutese? Madamu yambwiye ko mu gitondo umwana yahetswe na mukuru we. Nta wundi muntu waje hano uretse umugabo Gakwandi waronzanye u Rwanda kwa muhaye. Gakwande wa mugabo ndamwibutsa koko. Kandi rero umugabo ni inshuti yanjye y'amagara. Sinabisha ko yarota ndogera umwana. Niyo mpamvu nahisemo kubituranya Gasani. Shanahima. Isi yarahindutse. Uzizere wowe wenyine ubwawe. Nta kindi. Umwana w'ubu yica se? Umugore aruga umugabo. Umugabo atema uwo babyaranye. Maze wowe ngo ni inshuti yawe y'amagara. Keretse niba ari inshuti y'amagara yawe. Niko. Cyakora nzabikurikirana hafi. Urumva? Nzabikurikirana pe. Bishoboye wabumbyaye aha. Ndetse ubwo reka tubicumbikire hano. Ariko rwose enda tuduhumbi 20 nakuzaniye. Sugira ngo urakora gushimira ko mpora ngushimira yewe. Uzapfe kutwiteza muri misi. Sinirwa nongera ngira icyo nongeraho. Nzagushimira sinzageze hehe. None sinirga niko bimera. Inshuti nyani ko ikomba kubigenza. Madamu sare ko ntawe mbona. Ngo turamukanye. Niko ntaranamubona. Yewe sinzi kuzana mubona wo kagira imana we. Ngo nabisomere. Nzamubona. Uzamukura heza. Bisomere ibaruwa. Naho kwandikiye se? Aha. Akwisomeye kuzi gusoma da. Cyamaye nka. Yewe naho ibyanjye ni nk'ibyo kwa mungere wa Nyankaka wa mugabo we. Namayura nk'ayimana. Ariko sinahima. Ibintu ni biki? Hari umugore wa mwasezeranye muri komine? Muri komine gusa ahubwo no mu kiliziya twagiye izuba ripfa. Yewe ntacyo akiri barwa yawe. Neza agahinda kanjye. Burya hashaka imana. Turabigarukaho nyuma. Naho ibyo nakubwiye muri rwa rwandiko ntangurane rwose. Nzagerageza uko nshoboye bazaguha miliyoni 15. 15 maze nzakwereka ukuntu uzazikoresha. 15? 15. Yewe. Nanaye kugira ngo hari noneho sari. Oya kugira ngo usabashe no kwishyura hamwe ndawa mbere. Tikorere iki? Ahubwo ceceka. Reka rero nkwereka ukuntu uzabigenza. 15. Urumva nzazikoresha iki koko nzazikoresha gute? 15? Ni nyinshi cyane. Oya. Ntabwo ari nyinshi cyane ku buryo warinda kuzitanga rero gutyo. Ngaho nawe mbwira rero. Rero no ukuntu uzabigenza. Uzaguramo imodoka 2. Imodoka 2? Imwe igigi Mombasa. Zimwe zikururana. Yego ye. Zikora inama. Diregiteri wa societe yitwara imizigo twariganye Burayi. Nzamukwingira nta kibazo bigende vuba. Bizagenda neza. Urumva? Uzamunyingira se izajye. Uzajya umutundira ibintu. Niyo modoka imwe. Iyo ngiyo ya mbere nkubwiye. Yego ye. Indi izaba ari ya indi ipakurura ngira ngo urayiruzi. Ben. Ben. Hari abazungu b'inshuti zanjye bafite amazu barimo bubaka hakurya iriya. Ubwo nzabinginga nabo ujye batwarira amabuye kandi batakwanga gukora. Ntabwo bashobora kunyangira. Akomeye. Turaziranye ni inshuti zanjye cyane. Hariyo n'izanjye 3. Hariyo izanjye 3 zikorayo. Numva bidakomeye. Bazajya baguha 500 ku kwezi rero. 500 ku kwezi? Buri kwezi bazajya baguha 500. Kuryo maze tuzareba uko byatungana sha. Yewe. Ndayite nta yewe. Cecekera ahubwo je numva ntabwo ko myibwirira. Ariko sinahima. Rwose mbabarira umbwire. Kiza ubuzima bwawe rwose gerageza. Kandi humura igihe nkiriho neza kuko ibyo buri zunguruka ntabwo rwose nzakwirengagiza. Nazi. Buryo ubuzima bw'umuntu ntabwo bugenda mu umwe. Ibyo ndabizi, sanzwe mbizi. Bukora hirya no hino. Inzira igororotse imbere y'umuntu burya ntabwo aba ndende. Kata.
iba ndende ubuzima bugenda bushaka kujya ahantu habi. None se Shanayima kumva byamira gute koko? Ishyari bakugiriye uko utangiye kumererwa neza kubarusha. None nuwongera ukabyutsa umutwe none bazawusigarana. Rwose tekereza ijambo ryawe rya nyuma. Direte. Nzashira Ngurugunzu Nkiri Ingagi. Niko ugeze ngo iki? Nzashira Ngurugunzu Nkiri Ingagi. Uzashira Ngurugunzu Nkiri Ingagi? Ye. Nzashira Ngurugunzu Nkiri Ingagi. Pe. Ikinamico.